umugisha reka twakire vuba umukozi w'Imana Didi woherejwe na Pastor Solange kuva i Bugande. Umukozi w'Imana usize amavuta kandi uhagurukiye kuyikorera muri iyi minsi, kandi Imana nukuri zakugeza kure. Didier, turakwakiriye mu izina rya Yesu, ngwino uvugira Imana icyo Imana yagutumye ku bwoko bwawe. Nukuri ntago ari hano gusa, turabona imiryango ikinguka, amahanga n'amahanga ujya kuyivugira ku isi yose, kuko nicyo wayemereye. Haleluya, haleluya, haleluya. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana nzima, Imana y'amahoro, Imana itanga umudiho nk'uyu nguyu, tukakubyinira, tukaguhimbaza, tukagushyira hejuru, kuko tuba turi kwibuka imirimo myiza wadukoreye. Ugize neza kubw'uyu mugoroba, ugiye kongera kugira ibyo utubwira, ugiye kongera kutuganiriza. Reka umukozi wawe ntaba ari we, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rishyirwa hejuru. We abe ari hano tumurebe avuga, ariko atari we uri kuvuga, ahubwo ari ijwi ryawe riri kuvugana nawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro umugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Umwami Yesu Kristo nashimwe. Amina. Nitwa Didier nabibwiye. Yego. Ndashimana yuko ushimye ko mboneka hano uyu munsi wa none, umugoroba wa none muri sauti hewani kabisa. Tena tuko hewani. Ndiyo kabisa. Haleluya. Haleluya. Mwaki ntashyo za bene data aho nagiye mvugira Imana mu bice bitandukanye. Yego. Hanyuma mu nyemere tuganira amagambo akomeye. Ngiye guhereza umutwe w'ijambo avuga ngo itandukaniro hagati yo kuramya no guhimbaza. Kubera yuko inshuro nyinshi mwarimo muhimbaza, mwarimo muyiramya, ariko hari igihe tubikora mu magambo rimwe na rimwe imitima yacu iri no kure y'Imana. Niyo mpamvu nifuje ko mbere yuko ndashaka umusomyi mwiza, mu bantu bazi gusoma neza Ikinyarwanda baraza kudufasha gusoma. Uzi gusoma neza Ikinyarwanda nabonye aradufasha mwene data. Yes. Uradusomera ubutumwa bwitwa bwanditswe na Matayo, kuko namaze gusengerwa kare. Icyo kwareka mbanze nivuge mu buryo burambuye. Nitwa Didier Nyamushanje uwiringiye Imana, ndi umuvuga butumwa bwiza, ikindi nkaba ndi n'umwe ya Kristo. Haleluya. Ikindi nkaba ndi n'umwanditsi w'ibitabo, nanditse igitabo cyitwa Ubwiro bw'agakiza mu buzima bw'umukristo, fumbo la wokovu katika maisha ya Ukristo. Kiri mu Cyongereza, mu Kinyarwanda, mu Gifaransa ndetse no mu Giswahili. Kiri ku bihumbi 20 by'u Rwanda. Uwagikenera yaza nyura no kuri Apotre Emmanuel. Yes. Ashobora no gukora iki, kuba nakoreza PDF cyangwa nambanje mukayibonaho. Bizaterwa na kopi ukeneye, bivuga ngo nta mupaka. Social media giye byoroshya. Utakibonye muri kopi, ushobora kugweza uburenganzira bwo kukiprintinga ngoreza PDF yacyo. Ugakora printing mu buryo burambe. Hari abantu badafite hari abadafite amaso yo kureba inyandiko nk'izi ngizi, bikaba byasaba yuko akenera rero biroroshye. Igihe mwarimo muhimbaza, niyumvishemo guhimbazamo nanjye ukuntu, kuko ntarindi muri kwaya yingi ya sauti hewani kuba mwahimbaza. Nashaka yuko umucuranzi ashiramo gatoya gasirimba nanjye mpimbaza ukuntu, niyumvemo yuko nanjye turi kumwe mu izina rya Yesu. Aho ngugiye buryasaza zirya mbisi, nibyo yuko nanjye ngabana nanjye kuri uwo mudiho mwarimo mubyinira Imana. Ndashaka kubitemo inanga gatoya mu buryo bw'igisirimba. Haleluya. Amina. Wastahili sifa. Umeshinda kifo na mauti.
haleluya. Nibagamo nanjye kubyinira Imana ibyakire nk'igitambo. Haleluya. Badusomene Matayo 15 umurongo wa 7 n'uwa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo ibice 5 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure. Ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imbakure. Ana magambo asa nk'atangiye asharira, ariko na magambo meza atwibutsa ko dukwiye gukora iki? Guhimbarisha Imana iminwa, ariko n'imitima nayo ikora iki? Ihari. Yesaya yari yarahanuye yuko bishoboka kuramya Imana, bishoboka kuyihimbaza, ariko umutima wawe ukaba kure y'Imana. Kubera ko indirimbo bazifashe mu mutwe, ushobora kuririmba abantu bazizi nabo bagafashwa, Imana ikagukoresha, yewe ukaririmba bigakunda, ariko umutima wawe uri kure y'iki? Nicyo gituma Yesu avuze amagambo akomeye cyane muri Matayo 15 umurongo wa 7 n'uwa 8 ngo mwandyarya mwe, Yesaya bahanuyeho neza ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo ikamba kure. Bisobanura ngo rero Imana arimo igenzura, ireba abayihimbaza n'abayiramya, isanga yagashatse ko tuyiramya mu kuri kandi no mu mwuka. Niyo mpamvu Yesu yabivuze muri Matayo 15 umurongo wa 7 n'uwa 8. Arongera agena no muri Yohana 4 umurongo wa 23 na 24, aravuga ngo igihe ni kirageze yako abantu batazongera gusengera ku musozi runaka cyangwa mu gace runaka, dore ko nino mu Rwanda bagiye babananiza, bamwe batagishaka, batakibemera kugenda mu misozi, bari bamenyereye kwitanuka bakajya guhimbariza Imana iyo bagasengera iyo. Ubu ngubu bari bashaka kugira ngo baca akajagari kuri mentalite y'abantu bamwe, burari Imana bigira mu ruware nubwo baba bitanejeje bose. Noneho kugira ngo Imana ibereke yuko itaba mu misozi, ahubwo ibera hose icyarimwe. Icyambere ni umutima uyiramya, ikindi uyihimbaza. Haleluya. Nuko Yesu aravuga, abwira wa Musamariyakazi, igikuru si umusozi wo gusengeraho, ahubwo igikuru nuko abayisenga Imana bayisenga mu mwuka, abayiramya Imana bayiramya mu mwuka no mu kuri. Ntago wavuze agace, yavuze ahari ho hose wayiramya. Yesu nashimwe. Kuko naje sa nkaho mbatunguye, kandi inkaba naje Satani abanje kurwana, ndashaka ngo buri wese ampa amatwi mu minota mikeya sobanura itandukaniro hagati yo kuramya no guhimbaza. Mwene data nadusomere Zaburi 34 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Ndashaka tubihuze, noneho turaza kugenda twumva icyo Imana ishaka kuvuga n'abateranye. Nibura niba wajya guramya Imana cyangwa uyihimbaza mu buryo butandukanye n'ubu ngubu Imana ibishakamo, ubasha kwigenzuka ugakora icyitwa improvement, ukagira icyitwa kongera kujya mu bundi bubyutsi. Yesu nashimwe. Amen. Nibize yuko mpanura nkuko umukwe Imana yampaye iry'ijambo, kubasangiza ijambo ryo kuramya no guhimbaza. Dore amahirwe nabasanze muri mu bihe byiza, mwatangiye kurepeta mugena mu kuramya no mu guhimbaza. Bamwe babize ibyuya bajya no gufata akuka hanze, kubera ko hano hantu harashyushye. Turashima Imana yuko ibi byuya ntabwo ari iby'ubusa, yuri kubikora mu Mwami Yesu. Kuko ratuwa ngo imihati wacu muri Kristo si ubusa, hari ingororano. Kandi iyo umuntu aramya yihimbaza ukora ibintu bibiri. Hari umuntu ushobora kubyinira Imana, nigeze njya ahantu mu iteraniro, umuntu arabyana ijwi ry'Imana irambwiye ngo kuriya kubyina niko gutumye ngiye kuzajya mutabara. Niho hari iturufu yo gutabarwa kwiwe. Uko abikora bikunze azi uko abikorera nge. Abandi bashaka kugira ngo nuko abikunda, ariko nge biranezeza yabikora. Bivuga ngo hari ukubyinira Imana, abandi bakabibona yuko ari ibisanzwe. Ku wundi bikaba atari ibisanzwe. Niyo mpamvu hari igihe ushobora kumwibaza wamukritikaho ugasanga ibembe urabicyuye. Kubera yuko Mikali umukobwa wa Sawuli yari yarahacinge Dawidi, yigeze abona Dawidi anejejwe nuko isanduku y'Uwiteka igarutse muri Isiraheli yari yaranyazwe n'Abafilisitiya mu gihe cy'umwami Sawuli. Noneho Dawidi abonye yuko isanduku igarutse, aravuga ngo icyo cy'Uwiteka tegatse muri Isiraheli. Hanyuma itacinye umuganda abyinira Imana, umwitero uragwa. Umugore wamurebera hejuru, aravuga ibaze kuba uri umwami ukisuzuguza mu baturage.
hanyuma Dawidi aravuga ngo narimo mpimbaza Uwiteka Imana nyishimira ibyo yakoze, yakuye so Sawuli ku ngoma ikanyimika, narimo nyibyinira ntago nitaye ku bagaragu, njye ibyo nakoraga si ku bw'abagaragu, wowe uragira ngo narimo mbikora ku bwa bariya ngo bandebe, no, njye nabikoreraga Uwiteka nejejwe nuko icyo Uwiteka kigarutse. Biso ngo rero hari ikintu ukora mu maso y'abantu bakaba bagukritika bikanabasitaza yewe, ariko mu buryo bwo mu mwuka iyo kitazanye umugisha kizana umuvumo kuri bamwe. Dawidi wari kunezezwa nuko w'icyo Uwiteka kigarutse, umugore we ababajwe nuko Dawidi ari kwisuzuguza. Bivuga ngo rero ukwiye kugenzura icyo ukora kuko irondora imitima n'ubwenge nireba icyo ukoresha amaboko yawe n'amaguru. Rako mbanje guhimbaza no ngasirimbamo gatoya, nabikora nshaka kugira ngo umwami Imana nabyo bibare. Sinumva yuko mwasirimbye mwenyine, ahubwo nanjye Uwiteka nanjye nako nkuko ngo akabonye nako akabona Uwiteka. Dusomere twumve. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose. Tugendane gake. Uyu ni Dawidi uri kuvuga ahantu yarari mu Bafilisitiya, hahandi yabiciye bari bamufiteho inzigo, yari yarabiciye Goliyati. Icyo gihe Sawuli yarimo amuhiga yerekera iyo ngiyo mu Bafilisitiya ahungirayo. Noneho icyo gihe nibwo bari bamufashe, Uwiteka amuhereza tekinike abahindutse nk'umusatangira gucira inkonda. None igihe byamubayeho abona rokose urwo rupfu ntibamwica, abavamo ari muzango mu nkurikiro gisazi imbere kuko nabatumye Dawidi wa undi w'igihanga ngo wishe Goliyati. Niba muzanye uyu musazi uti inkonda mumunkura imbere, ntago ari we Dawidi nzi. Dawidi bararurokotse, arokotse atandikiye Zaburi, aravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi ngahe yose. Ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Ngo ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Biswa ngo Dawidi amaze kwimura umwuka w'amaganya. Amaganya uba wibaza nzarya iki, nzanywa iki, nzambara iki, nzabahone, bizagenda gute, abana bazishura gute minervare, umugabo bizagenda gute, Land Road bizagenda, mbese ugasanga wibaza bizaba gute. Uyu Dawidi aravuga ngo rero amaganya yakuye mu nzira, aravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose kandi ishimwe rye rizahora mu kanwa kanjye iteka. Ubwo amaganya muri Dawidi yaramaze kuyimura. Komeza. Uwiteka niwe umutima wanjye uzirata. Ntabwo azirata ibindi bintu, ngo Uwiteka ni umutima wanjye uzirata. Abanyamubabaro babyumve bishimye. Haleluya. Bivuga ngo Dawidi ntashaka yuko abyungukamo wenyine, yifuza yuko n'abanyamibabaro babyumva bakishima kuko yishimiye Uwiteka, akamva yuko yakwirata Uwiteka. Komeza twumve. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka. Ngo mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka. Dushyire hejuru izina rye. Ngo dushyire hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka. Aransubiza. Ankiza ubwoba nari mfite bwose. Kandi koko yari afite ubwoba, amukiza ubwoba yari afite bwose. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Haleluya. Noneho soma icyo gice turacumije ko atangira ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose kandi ishimwe rye rizamukana kwa giteka. Ndababwira ibintu bibiri, guhimbaza no gushima ni ibintu bimwe, kuko dushima Imana dushingiye ku byo yakoze, cyangwa tugahimbaza Imana dushingiye ku mirimo n'ibyo yakoze. None iyo turi kuyiramya, nta muntu uramya Imana atarayihishurirwa. Abantu bose dushobora gusangira ikintu cyitwa gushima. Twashima Imana dushingiye ku mirimo yagiye ikora. Ndetse n'abise bari kuva muri Egiputa barebye uburyo Uwiteka yambukije inyanja itukura, Miriyamu ahita zerura icyitwa indirimbo, ntago yari maramya, yari mashima. Ngo ifarashi no yari ihetse Uwiteka biroshe mu nyanja, turayishimira yuko Uwiteka Imana agaragaje ukuboko kwayo gukomeye, idukura muri Egiputa twamukije inyanja itukura, idukije amaboko ya Farawo. Bari kuvuga gukora kw'Imana n'amaboko ya none bagabo bari kuvuga gukora ibikorwa, ibintu byose byitwa ko ari imirimo Imana yakoze. Niba umuntu umushimiye ibyo yakoze, uba uri mu kumuhimbaza, uba uri kumushima. Ibyo ngibyo nta kibazo. Ikibi rero Imana ishaka yuko turamya abantu. Kuramya bisobanura ngo uvuze yuko ariyo kamere. Kuramya iyo utarasobanukirwa kamere y'Imana,
bizakugora kuyiramya, kuko abantu benshi bazi yuko Imana ari nziza ibihe bimwe. Hari abavuga ngo njyewe iyo naburaye nsigara nibaza niba Imana iriho cyangwa itariho. Uyu muntu bisobanura ngo rero azi yuko Imana iriho kubera yuko yabiriye, ntazi yuko hari ababuraye bativuga yuko Uwiteka Imana ngo urihe wadutabaye, Mana dutabare. Ko rero utariye ntivuga yuko Uwiteka itariho, ntabwo ibeshejweho n'ibyo wariye. Imana iriho wariye, iriho waburaye, iriho wambaye imyambaro, iriho bakwirukanye mu nzu, iriho wabishaka utabishaka, ntabwo iriho kubera ko wabishatse, iriho yo kubera ko yabishatse kwibaho, ahubwo wowe uriho kubera yo. Kristo Yesu nashimwe. Rero kuhimbaza Imana dushingira ku byo yakoze. Umuntu wese aha agaciro iby'Imana yagiye ikora yahera ku mwuka wonyine agihumeka. Nicyo cyatumye Zaburi yandikwa. Igice cya nyuma c'150 cya Zaburi, umurongo wa nyuma ari wo wa 6, haravuga ngo buri gihumeka cyose gishima Uwiteka, gishima Uwiteka. Bisobanura ngo udafite ideni ryo gushima Imana n'utagihumeka. Ntuzigere witwaza. Hari ugeze kumwe ngo Didier njyewe sinzashima Imana mu gihe ibyo nayisabye no mu byo bagiye bampanurira itarabisohoza, nge nzashima Imana ari uko ibyo nayisabye ibikoze. Akibagirwa yuko umwuka humeka umushira mu ideni ryo gushima Imana. Hari abari kwishura oxygene. Hari umubyeyi umwe nari ndimo mbwiriza ahantu muri Kampala mu itoro gitwa PMUS hafi ya Nambole Stadium. Noneho nkiri kubwiriza ntanga urugero mbwira abantu ngo mu bintu bidutera gushima Imana, umwuka wonyine uwuhaye agaciro w'uhumeka wa oxygene winjiza uri guhumeka, uwo wonyine ukawereza agaciro ugushira mu ideni ryo gushima Imana, ukimura amaganya yose wakabaye uganyira Imana. Ntanga urugero kubw'amakuru nigeze numva, umubyeyi mwahita avuga ngo wijya kure mukozi w'Imana, mbabarira singuce mu ijambo, njyewe uyu mwana wanjye ndi konsa namubyari premature, mubyara tuzuye, ibihaha bitakibasha gusapotinga cyangwa guhumeka neza, batamusha muri Murago Hospital oxygen. Bamaze kumushira ku byuma bimusapotinga, yamaze iminota 50 hafi n'8 nagwa isaha yari yakene iminota 60. Ako kanya bahise bamuca $100, amadolari 100. Aho ngaho rero hakahita haza ikibazo. Dufata ibihaha by'umwana muto reba oxygen ahumeka n'intoya, ube ufite ibihaha bikuze, tubarire ku cyiciro cyangwa ku giciro cy'amadolari 100. Umwuka uhumeka mu isaha niba ari amadolari 100, fata amasaha 28, ayo ni amadolari 2400 uhumeka per day. Uhumeka amadolari $2400, ukagenda uvuga ngo njyewe nta kimana yankoreye, mu gihe hari abandi bari kwishura $2400. Ngayibaza abantu bari muri koma batakibasha guhumeka, uzi biro z'amadolari bazabaca niba kana kakivuka Murago Hospital muri Kampala bagaciye iminota 58 bagaciye $100, amadolari 100. Ngahibaza noneho umuntu uri muri koma bategereje yuko yabyuka akamara iminsi 3, ubwo ngo n'amasaha 72 kuba amadolari 100, hanyuma urebe ibihumbi by'amadolari ubuhumeka we hutishura. Reba imyaka umaze, hanyuma ukube urajya gusanga uri mu mwenda wo gushima Imana kuruta kurira. Ibi ngibyo akabigutera kwihara ngo Mana mbabarira kubingayi no kudashima. Niba buri gihumeka cyose gishima Imana, nge ndinde kutayishima nitwaza ibyo itarakora. Imana tuyishimira ibyo yakoze, tukayishimira n'ibyo iri gukora, tukayishimira n'ibyo itarakora twiringira yuko izakora. Rero iyo ubaye mu buzima bwo gushima Imana uyishira mu ideni naryo ryo gukora ibyo itarakora, kuko Imana inezezwa n'uko uyishima. Zaburi 14 iravuga ngo Uwiteka Imana intebe yayo izengurutswe n'amashimwe y'abera. Niba amashimwe y'abera bayo bivuga ngo Imana dusaba kwera mbere yuko tuyishima. Niba amashimwe y'abera azengurutse Uwiteka, bivuga ngo hari n'abayishima ariko batera. Kakasizi nakumvikana. Izengurutswe n'amashimwe y'abaki y'abera. Bivuga ngo rero hari abatera. Iyo ni Zaburi 14 yuko ngo God's throne is enthroned by the praises of his saints. Ngo intebe y'ubwami bw'Imana ngo izengurutswe n'amashimwe y'abera bayo. Bivuga ngo rero niba ushaka kuyiramya mu kuri no mu mwuka, birakwiye yuko ubanza kugenzura uko ubanye nayo, ntihazagire ukubeshya. Ntabwo Imana
inezezwa n'amashimwe y'ibintu tutabonye mu buryo bwiza, kubera yuko n'inda irabasha kugenda ikigurisha ikabona umugabo ikabimukuye agafaranga gatubutse, ikaba yazi ikagura n'ibyuma igashima Imana yuko yabonye akantu. Mu by'ukuri ni amashimwe, n'abapasiteri bakwakira amaturo bakagira n'ibintu bigira, ariko maso y'Imana amashimwe ntabwo Imana ibiherwamo icyubahiro nubwo hari ibyo bikora. Niyo mpamvu rero Imana agashatse yuko ibintu byose dukora duharira kuyishima. Ndababwira impamvu. Hari umukobwa ndi Nairobi icyo gihe hari 2020 yarimo ambwira ngo musengere ngo abone Imana imuhereza akazi. Noneho arambwira ngo mukozi w'Imana sinigeze mbura akazi nk'uko abandi bakabura, ahubwo igitumye mbura akazi nibaza kubera iki Imana itama akazi mu buryo bwiza. Njyewe igituma mbuza akazi suko ntize azi Igifaransa, uwo mukobwa yigiye kuri école française azi Icyongereza, Igiswahili, Ikinyarwanda n'indi yarize. Ise afite business yo gucuruza ubunyobwa bw'Rwanda na Mozambique, bafite uburyo atwara imodoka ya Benz nagiye mibona. Noneho umukobwa arambwira mu by'ukuri mukozi w'Imana nsengera. Noneho arambwira mu bintu byankoze ku mutima numva ngize umwete wo kumusengera. Arambwira ngo nagize amahirwe kwa applyinga ubushobozi bwanjye w'ibyo nagiye nigira hano muri Kenya. Ngiye kwa applyinga nsanga amabwiriza amwe bisaba yuko atari ibyandiko cyangwa dokima z'amashuri wize nubwo baba waratsindiye amanota angana ate, birasaba yuko wemera kuryama na boss kugira ngo uhabwe office mu kazi. Aravuga ngo ndi umukristo ntabwo nemera kuryama na boss kugira ngo umuntu akazi, niba documents zanjye zidahawe agaciro ntabwo ari umubiri wanjye uzampesha akazi. Aravuga ngo menya ubwo Imana itabishatse, aragenda ashaka ahandi naho biranga ntibyamuhira, aragenda ashaka ahandi biheruka yicaye imuhira. Ise arangoreka mbe ngwereza ugukora mu byanjye n'umwana gwereza make, ariko umwana bikora atishimye. None arimo abandi bambwira ngo uri ikigoryi, twariganye ni gute twebwe tuba turi mu office dufite akazi dufite inoti, wowe ugasigara udafite akazi. Wagize ubwenge, kumba ubwenge bari kumugira ngo nawe atanga umubiri we kugira ngo ahabwe office. Muri ibi bintu yakoze kwanga gutanga umubiri wawe kugira ngo ubone akazi, nubwo akazi ugakeneye kandi ugashaka, ariko ukanga gutanga umubiri wawe kugira ngo ubone akazi, ukihanganira ubushomeri. Ibyo nabyo biri mu ishusho yo kuramya Imana. Basomera Yohana igice cya 5:8 twumva uburyo turamya Imana, kuko abantu benshi bibesha yuko kuramya Imana ari ukubivuga ngo uruwera gusa. Apana, hari ukuyivugisha umunwa ariko umutima wawe atari byo usobanura. Niyo mpamvu rero nifuje ko uko twateranye Imana ibishimye. Nyemerera uyu mugoroba none ugira icyifuzo cyo kuramya Imana, ntibirenga umupaka wo kuba uri kuri kamera, ahubwo no mu buzima bwawe bwa buri munsi uharare kuba mu buzima butuma Imana yubahwa. Haleluya. Ngaho dusomera Yohana 5:8 havuze ngo iki? Ibyo nibyo byubahisha data. Icyongereza ikoresha ngo by these my heavenly Father is glorified. To glorify means to worship. Now it is different from thanking God or praising God. To praise or to thank depends on works, whereas to glorify or to worship depends on the nature. Kuramya bishingiye kuri kamere mu myitwarire, noneho guhimbaza bishingiye ku mikorere, ku bikorwa. Niyo mpamvu rero kuramya biravuna, guhimbaza biroroshe, gushima biroroshe, ariko kuramya biravuna, bigusaba yuko uba no mu buzima busa n'ibyo uvuga. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabikamba kure. Cyangwa imaniriza agaciro umutima uyishimisha. Niba uvuze ibintu byuzuye umutima ukamera nka Dawidi ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo mwese mwene mu mushima izina rye. Bivuga ngo Dawidi yarazi kuramya Imana birenze kuyivuga, yavugaga ibivuye mu mutima, ibyuzuye umutima, akanwa akaba ari byo katura, kuko niyo magambo Yesu yavuze. Kugira ngo mubyumve neza ibyo yavuze, banza usome uwo murongo. Ibyo nibyo byubahisha data. Ibyo nibyo byubahisha data. Nuko mwera imbuto nyinshi. Nuko twera imbuto nyinshi. Mukaba abigishwa banjye. Tukaba abigishwa ba Yesu. Iri jambo ugiye kurisoma mu Cyongereza cyangwa mu Giswahili. Sinzi niba ari ufite version y'Igiswahili cyangwa muri telefone akayireba y'Icyongereza. Bako jambo by this my heavenly Father is glorified that you bear much fruits and prove to be my disciples. It means to become Christ's disciple, you must prove it by your lifestyles, not by just mere talkings. Ntabwo ari ukuvuga gusa, ahubwo ni imyitwarire ngo yubahisha data. Nibwo rero ushimwa n'Imana n'abantu. Mani magambo iyo uyiramya
imyitwarire yawe ishobora gutuma abantu bashimira gukora kwayo cyangwa bakayigaya. Mu bintu Didier ntinya by'umwihariko, nzi yuko kugwa kwanjye byabasha gutuma Imana itukwa. Mu gihe namaze kumenya yuko ibyaha nkora bibasha gutuma Imana itukwa, kuko nitwa ko ndi uwayo, ndi umwana wayo, ndi umukozi wayo. Niba rero bibasha gutuma Imana itukwa, kwirinda gukora ibyaha mu bushobozi Imana yampaye, si mu bushobozi bwanjye, ni mu buntu Kristo Yesu yadushoboza. Iyo nirinze gusamana kandi mfite uburyo, ni igikorwa cyo kuramya. Iyo nirinze kubesha kandi nshobora kubesha nkabona akantu, ibyo ngibyo biri mu ishusho yo kuramya. Rero ibyo ngo byubahisha data iyo tweze imbuto nyinshi, ntabwo ari imbuto zimwe, nyinshi. Imbuto zivugwa ni izihe? Abagalatiya 5:22, urukundo, ibyishimo, amahoro, ukwihangana, kwifata mu gihe cyo kugeragezwa, gukiranuka, ndetse n'ibindi byose no gukiranuka mu bundi buryo bwose. Ngibyo byose iyo twerize imbuto bishorewe na Mwuka Wera, bidashorewe n'ibindi turarikiye abana b'abantu, ngibyo byubahisha data. Haleluya. Ndetse bigahamye ko turi abigishwa be. Noneho warugeze ku murongo wa kangahe? Iyo matana nacyo twari tujye muri 12. Gusa reka mvuga umurongo uheruka wa 16 nari nshaka w'iyo Yohana 15. Wogena muri Matayo 12 were ku murongo wa 33 twageza kuri 37, kuko aya magambo na turi kuyahuza no kuramya no guhimbaza. Na batanu kwa ijambo kuramya bishingiye kuri kamere. Iyo utazi Imana yuko ari urukundo, bizakugora kwiramya nk'Imana y'urukundo. Imana ni nziza, biri muri kamere yayo. Rero kuba ntago ari nziza ko wariye gusa, ni nziza waba uriho cyangwa wapfuye cyangwa uri muzima. Iyo isigara ari nziza yitwa inziza ibihe byo. Dukoresha ngo God is good all the time. All the time God is good, and that is his nature. Wow, niyo kamere yayo. Rero iyo uri kuvuga iryo jambo ku maso y'Imana bigaragara kuri kuramya, kuko uri kuvuga kamere yayo. Nta nubwo nashingiye ku byo yakoze, ahubwo ushingiye kuko ari kwiri. Witwaga Don Moore yarembye ngo I worship you for who you are, I worship you for who you are, I worship you for who you are, Jesus. So we worship God for who he is, not for what he has done. Not for what he has done, we worship God for who he is. Duramya Imana kubw'icyo iri. We worship God for who he is. So we don't worship God for what he has done. Instead we praise God, we thank God for what he has done. No mpamvu rero nujya gukora ugashingira ku mirimo gusa, abapagani n'abatari abapagani twese twashingira ku mirimo Imana ikoze, ko kwigusha imvura kuba binabeza, bose bagahinga bagasarura, twasangira gushima Imana. Ariko kuyiramya birenze ibyo. Kuyiramya bigusaba yuko ujyana ubusabane nayo, ukamenya ibyo ikunda n'ibyo yanga, hanyuma ugarara kuba mu buzima bw'ibyo ikunda. Iyo rero ubaye mu buzima n'imyitwa y'ibyo ukunda, y'ibyo Imana ikunda, uburi kuyiramya. Rero turenga igipimo cy'amashimwe kuko tugisanya n'abapagani, ahubwo tuyiramye. Haleluya. Ngaho dusubire twumve Matayo 12:33. Ndikwerekera ku musozo kugira ngo ntabatinza. Amina. Nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza, cyangwa Yego, komeza banzu urangize. Nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza. Ngo nitwite igiti cyiza n'imbuto zacyo tuzite nziza. Turi ko bere data? Cyangwa nimwite igiti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi. Kubera iki? Kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Bisobanura ngo rero iyo habuze imbuto igiti ntiwapfa kumenya icyo ari cyo, kuko gishobora kuba gifite amababi asa. Murebye amababi ya voka, amababi y'umwembe, amababi y'imicungwa, hari ukuntu amababi agenda gusa, ariko ngo imbuto z'icyo giti nizo ziranga icyo giti cyari cyo. Ngo nitwite igiti cyiza n'imbuto zacyo tuzite, nitwite igiti kibi twite n'imbuto zacyo mbi. Ariko biratangaje gusanga igiti gishobora kwitwa cyiza bashingiye ku mashami. Amashami ni impano. Reka mbisubiremo. Gutoha kwa kurubona ishami ritoshye, iyo nta mbuto, izo ngizo ni impano zigaragarira abantu, ariko nta mbuto. Ugasanga umuntu ashobora kuririmba ijuru rikamanuka,
ariko abakobwa bo muri korari akabanyuramo bose akasambana nabo akabatwika amada. Uwajya kure bajya kushaka kure uburyo bamutenga bagasanga niwe ufite ijwi yakubita kuri piano umwuka wera akamanuka, none bagasiga bibaza turamutenga gute ko atoshye nubwo nta mbuto. Amababi yaratoshye, impano iratyaye, irakurura abantu, kuko amababi akurura abantu. Nicyo bita gutohana. Iki gutoha ari impano. Impano zibasha gukurura abantu ku Mana, ariko kugira ngo ugume ku Mana nuko wera imbuto zayo, kuko Yesu yavuze ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto, iri riracibwa ngo ariko irigaragaza rikaganywaho amahaga ngo rirusheho kwera. Ni Yohana 15 ku murongo wa 5 wa 6 ngo ntacyo tubasha gukora tutamufite. Niyo mpamvu atubwira ngo nuguma muri we nawe akaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi. Yohana 15:16 turavuze ngo si twe twamutoranyije ahubwo niwe wadutoranyije. Avuga impamvu ngo kandi mbashira kugira ngo mugende mwera imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho.